ije gufata ibishingo bishyira ukwabyo, Imana ije Imana ifashe isabuni ije gufura, mbese hari ibintu Imana ije gukuraho bidafitiye Imana umumaro. Amen. Ikindi ntangariza abantu, Imana igeze mu bashumba nepo, hari abantu Imana igiye gufata intebe zabo. Amen. Mbivugire kwiyi kamera, hari abantu Imana igiye gufata intebe zabo babashumba izubika. Uko nubitsiye intebe niko hari, mbese niko hari intebe z'abantu bakomeye Imana ije kugira gute, ije kubika. Nimara kuzubika hari bandangariza abantu ngo bave mu bizaha, ntangariza abantu ngo bave mu businzi, ntangariza abantu ngo bave mu kugambana, ntangariza abantu ngo bave mu bugome, ntangariza abantu ngo bave mu nzangano, ntangariza abantu ngo bave mu mashyari. Haleluya. Ntangariza abantu ngo bave mu kuraguza, ntangariza abantu ngo bave mu guterekera. Abantu ngo Imana ije guhemba no guhana, mbwira abantu ngo Imana ije gukora isaka, muvuga butumwa Imana ije gukora isaka, mushumba Imana ije kubarura, muhanuzi Imana ije kubarura, mudiyakoni Imana ije kubarura. Haleluya. Muririmbyi Imana ije kubarura. Ntangarize abaririmbyi, umuntu ufite mwuka wera w'Imana ntabwo yambara mini mu rusengero, umuntu ufite mwuka wera w'Imana ntabwo aterwa n'ubwibone, umuntu ufite mwuka wera w'Imana birashoboka ko Imana yatinda ariko urupfu ntabwo rutinze. Imana ishimwe. Abantu mumeze mute? Abantu kuki mutumva? Ibiti mwabivuniyemo ibiti, amatwi mwayavuniyemo ibiti. Imana yambwiye ngo iraje, igeze ku bapapa, igeze ku basore, igeze mu babyeyi, igeze mu bakomeye. Yesu yambwiye ngo abantu nimuhinduke kandi muhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Imana ikumbwira ngo ije mu bantu, ibizaha bikabije kuba byinshi, abantu bari kunywa ibizaha, abantu bari kunywa ibizaha nk'abari kunywa amazi. Amen. Abantu bari kurya ibizaha nk'abarya ibiryo. Haleluya. Najya nkubwire ngo nutihana uzapfa. Nibyo ntawe utazapfa, ariko se n'upfu uzajya. Imana ikumbwira ngo ije kubarura, Imana ije kunyura mu bantu, Imana inyuze ku isi yose. Imana irambwiye ngo inyuze mu bihugu bitandukanye, impfu zikomeje kuba nyinshi, Imana iteje mu gigirimbura. Bibiliya yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Abantu bakomeye baje gutambuka barapfuye, abantu mukomere kuri Yesu. Abantu mwishingikirije Yesu. Yesu niwe buhungiro, Yesu niwe. Ariko niba uzi ko wizeye Imana ntabwo uzakorwa n'isoni, niba uzi ko wizeye Imana ntabwo uzamwara. Haleluya. Ariko niba uzi ko muri wowe uzi ko hari izindi mbaraga winjiye. Abapapa bave mu buzaha, abagabo muve mu buzaha, abasore muve. Ni ukuri kwiyera uyu mwaka Imana ije gutezamo ibintu bikakaye, ariko ntangariza n'abantu bubashye Imana. Ni ukuri uyu mwaka harimo ibisubizo by'abantu bubashye Imana. Yesu ari kumbwira ngo mbwira abantu bihanganiye Imana, Imana ikabakaranga bagacurwa bakaguma ku munara w'Imana. Imana iri kumbwira ngo umwaka urimo ubutabaza ariko urimo no kwica. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mugakunda ijambo ry'Imana. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi umugisha w'Imana
bombi ndetse n'abanyu bose hafi na kure aho muherereye mu bice bitandukanye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo reka mwese twizere ko muri amahoro mwese twizere yuko murindiwe mu buntu bw'Imana ino Umusaraba TV wahageze kuri subscribe muri mutarakora subscribe nta kindi bimaze no kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tunyezaho umunsi ku munsi ushobora kutukuki utameze neza ariko dufite Imana ishobora byose dufite Imana y'inyamaboko dufite Imana y'inyembaraga ibyo byakunaniye ibyo waburi igisubizo reka ngubwire ngo Imana byose irabishoboye kandi nta wayisenze ngo atahira aho ngaho isenga wizera Imana byose izabishobora nuko ninjira mu kiganiro ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana mama Samuel n'umuhanuzi w'Imana muvuga butumwa uko Imana imutumye uko Imana imushoboje nuko nguko agenda Samuel mama Samuel karama uraho ndashima Imana meze neza ndaho wari wagiye ntabwo nagiye pe uruhare nari mpari makuru cy'imisi mama Samuel amakuru ni meza nakoresheje izina ry'umugisha rya mama Samuel mu kanya twibwira tubwiye n'andi mazina yose kuko umaze iminsi utaboneka abantu barakwibagiwe ni mama Samuel baranzi ntago banyoberwa ndi kimenywa bose nk'umuravumba hari umuntu ngo twaherukanaga kera ariko noneho dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha habaye amahoro twabaye amahoro umwaka wagenze neza watangiye neza 2024 mwayishoje gute twayishoje neza harya ni poderukana 2024 haciyeho igihe ariko Imana iracyaturinze byaduhije mu bintu ubugingo byari byinshi ariko Imana yaratwimanye Imana ihabwa icyubahiro amen yego hashimwe Yesu wabikoze kuko ntago ari imbaraga z'intoki zacu zabikoze ahubwo ni Imana tuyishime tuyihe icyubahiro mama Samuel twinjiye 2024 ni umwaka abantu batari kuvugaho rumwe cyane cyane abahanuzi bagenzi bawe nawe urimo ni umwaka turi kumva ubuhanuzi butandukanye bukomeye bworoshye ariko nta bisosi birimo numvise ari umwaka utandukanye n'indi myaka yose kubera iki 2025 uyu mwaka nyine Imana ije kuyungurura cyakora ije kuyungurura umuntu wese uzi ko yabanye n'Imana uyu mwaka harimo ubutabazi kandi n'umuntu wese uzi ko atabanye n'Imana harimo agafuni harimo guhonda reka yego rero umuntu ashobora kuba ngo harimo ngo guhonda hateye Imana ko numva ari inyengome oya ntabwo kandi ko Imana ari urukundo uyu muntu amubwira ngo icara abantu nabyo babyandika muri comment Bibiliya yarambwiye ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana kandi mu kuboko kw'Imana byose birimo harimo ibyiza n'ibibi yego cyakora Imana ni ukuvuga ngo irica kandi kanakiza cyakora icyo nemera ijya kwica umuntu yaramuhendahenze pe ariko irica kandi iranakiza kubera iki 2025 ari Imana igiye gukora ibyo ngibyo itabikoze mu indi myaka yashize byari kubera iki none se indi myaka yo bw'Imana ntabwo yaje Imana yaraje none se ntabwo Imana yatubwiye ngo tubwire abantu ko isengero zifunzwe ntabwo isengero yazifunze ntabwo Imana yatubwiye ko ije mu bapasiteri harimo abo baje kwirukana mu nsengero nk'abirukana ibishingwe nk'abamena ibishingwe abo ngabo ntibabirukanye se ni ukuvuga ngo Imana iravuga kandi ikanakora yego ariko 2025 ubuhanuzi buri kuza buri munsi ubuhanuzi bwa 2025 Imana iraje ari naho tutangiye no kubona noneho Imana isa nk'iri gukora no ku mugaragaro tugendeye kubyo turi kubona hanze y'igihugu ariko ni byiza ngewe ndi kubwira Imana nepo yaba Imana yatubwiraga ikintu cyaba ari ikibi kagisoza cyaba ari n'ikizi kagisohoza izina ry'Imana ryarushaho guhabwa icyubahiro kuko hari ukuntu tuvuga Imana cyangwa twagiye tunayivuga abantu bakavuga ngo niko byahoze rero dukeneye ko Imana ikorana natwe rayivu n'abanyamahanga bakabibona ko Imana iri muri twebwe mukeneye ko Imana ikora rayivu ni urugero niba kangutangeho urugero ntabwo uri bubabare niba wenda ivuze ngo ni parapfuye ugapfa niba wenda ivuze ngo mama Samuel ndapfuye nkapfa niba ivuze ngo ndakize nkakira mbese nge mu ruhare rwanjye niko numva ko nakorana n'Imana nukorana n'Imana gucyo Imana nimera gucyo urwo rukundo rwayo ruzagaragarira hehe izaba ari Imana y'urukundo cyangwa izaba yiswe Imana y'ingoma izaba ari Imana y'inyarukundo gute kandi izavuga ngo ndakwishika itikwica kandi ngo nugira gucya nzakugirira gucya umva nepo umuhanuzi yemerwa ari uko icyo yahanuye gisohoye kuki mushaka kwemerwa se
ntabwo dukeneye kwemerwa n'abana b'abantu, dukeneye ko Imana iri muri twebwe, Imana igaragara. Eliya ari ku musozi wa Karumeli yaravuze ngo Mana bimenyekane ko ari wowe Mana, uri kumva ngo bimenyekane. Natwe dukeneye ko Imana idukoresha bikamenyekana, bikagaragara ko ari Imana iri muri twebwe. Wibuke Yesu ahantu yageraga yasengeraga abantu bagakira, ingumba zikabyara, ibirema bigahaguruka, ibipfamatwi bikumva. Yesu yagera ku muntu rw'abadayimoni akabirukana bagahunga. Rero nanjye nkeneye izo mbaraga, njye ku ruhare rwanjye nkeneye izo mbaraga. Ariko ntibigeze bamwemera, ntabwo bamwemeye na bene se batamwemeye, ntabwo bamwemeye. Nyumva neza nicyo nashatse ukubwira. Nakubwiye ngo njye Mama Samuel ntabwo nakwemeza abantu, sibyo? nta n'ikintu na kimwe nakora ngo nemeze umwana w'umuntu, sibyo? Kuko Yesu niba Yesu ataremeje abantu, ntabwo njye nabemeza. Nta n'icyo ndicyo, ntacyo ndicyo imbere y'Imana, ntacyo ndicyo ndamagara seseka ntayorwe. Ariko nkeneye ko Imana iri muri njyewe igaragara, izina ryo rigahabwa icyubahiro. Nepo reka nkubwire, Imana inyujijemo ikambwira ngo Nepo arapfuye, agapfa, wa wundi wabibonye mbikubwira byatuma hindishwa umushyitsi n'ibintu bibaye, akavuga ati Imana ikora muri Mama Samuel ndayibonye ko kirakora, bigatuma nawe ayishaka, agaca bugufi akihana. Azihana gute kandi Imana iri gukora, iri kwica? Icyo gizaza yica ngo izajya ivuga ati ndakwishe iti kurangiza, ninavuga ngo ndagukiza. Kuko reka nkwereke kuki tutakwemera se Imana ikurimo yagutumye, ukavuga ati Imana mbwiye ko hariho urupfu ariko irukuyeho, wenda kuvuga ati ndakwereka ikimenyetso, tukagenda ku bimenyetso ko ntitwemeye ko bisaba. Oya, njye nkeneye ko Imana inkoresha live, nuko Nepo ndabikeneye, kuko abantu babaye banyina ndabimenyereye. Bantu muduteze amatwi mu byumve, muze kutwandikira comment. abantu bari kumenyera iki Imana twabigize, mbese abantu babigize nyira ndabimenyereye. Rero njyewe ku ruhare rwanjye nkeneye ko niba Mama Samuel Imana imbwiye ngo urapfa, nibizo mfe, nibi navuze ngo ndagukijije, nyire live bigaragare. Ibyo ndabyumva, abantu bamenye Imana kandi kuko biranagaragara cyane, bigaragara n'amaso y'abantu ko bamenye Imana. Ariko se ikindi gihe cyo kugira ngo Imana izikore, kugira ngo abantu bemere ko ariyo yavuze, ni igihe tugezemo kugira ngo ikore nk'uko yakoraga kiriya gihe cya kera. Nicyo gihe urebye tugezemo, kuko Imana yagiye ihendahenda abantu, igenda igoragoza abantu ntibemera. Wibuke Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora, yajyaga iburira abantu bakanga kumva, abantu bafata amatwi bayavuneramo ibiti. Ariko ngo Imana ijya kwitegereza umunsi umwe batereka njye Sodomu na Gomora ariko ndebe ko ibyo bahavuga ari ukuri. Imana irangije yaramanutse ijya kuri tere, ihageze iraharimbura koko, iraharimbura. Rero urebye nicyo gihe dusohoyemo, Imana iri gukora live ku mugaragaro. Yego, Imana iri kugenda ikora live ku mugaragaro, tutajya tubibona nubwo tuba tuganira gutya, tuba tunagana kugira ngo ikiganiro kiryohe. Ariko kandi kamere y'umuntu uko umuntu aremetse, niko aremye nyine, ntiyumva, nta n'icyo yakora ngo umuhindure. Nubwo wavuga gutyo nk'ukuri kuvuga ngo urashaka Imana ikora live, ntabwo azabyumva, ntabwo bishoboka, zaba ko yishwe n'undi rupfu. Kandi rero niko umuntu aremye. Ahubwo hakwiye iki kugira ngo abantu bumve? Turasenga gute kugira ngo abantu bumve ko ari Imana ivuze? Nicyo kibazo ndi kwibaza muri no misi. Nepo reka nkubwire, niba abantu batarumviye Yesu njye ntabwo banyumvira, niba bataranakunze Yesu njye ntabwo bankunda, kuko ntacyo ndicyo. Cyakora twebwe icyo twahamagariwe ni ukubwiriza abantu ubutumwa. Abemera bagahindishwa umushyitsi n'ibyaha byabo bagaca bugufi, abatemera nuko nyine Yesu azabemeza. Turi mu gihe cy'imperuka, Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, agenda birondora. Mu byo Yesu yavuze nibyo bihe dukanagiyemo, kuko umunsi ku munsi, umunota ku munota tubona ikimenyetso, tukabona twakibonyemo, twagikandagiyemo. Ariko ndi kwibaza ngo ni akahe kamaro k'ijambo ry'Imana cyangwa se k'ubutumwa bwiza muri iyi minsi ya nyuma, iminsi y'imperuka y'umugoroba? Akamaro k'irivugabutumwa turi gukora ni akahe? Ni ukuvuga ngo twebwe ujye twahamagara ni ukubwiriza abantu ubutumwa, niko nakubwiye. Kandi Nepo ndibwira abantu bagenda bumva wenda ubutumwa, message Imana iri gutanga, ntabwo haburamo umuntu n'umwe wihana, kuko umunyarwanda yacu umugani ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi.
ushobora kubwiriza n'urugero wenda abantu 10,000 cyangwa abantu 5,000 nepo niyo havamo 2 bagakizwa cyangwa umwe agakizwa izina ry'Imana ryagira gute izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro rero icyo nicyo dukeneye abantu bahinduka bahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana bakamenya ukuri kuko biravuze ngo nibumva bakamenya ukuri niko kuzagira gute niko kuzaba batura rero dukeneye abantu bumva ijambo ry'Imana ikindi cya kabiri ntirice mu gutwi ngo risohokere mu kundi ahubwo rikinjira mu mitima yabo rikabamenagura bakagira ahantu bava bakagira tape bavaho bakagira n'indi tape bagira gute n'indi tape bahagararaho amen mwahanuye uri mwahanuye ko insengero zigiye gufungwa zirafungwa zimaze gufungwa abantu benshi ntibabivugaho rumwe ariko mugihe navuga yuko nubwo bazifunze ari Imana ifunze ndakeka uri mu bantu bavuze yuko ari nayo izazifungura ndabyibuka twari turi kumwe bavuga ati nizizafungurwa si yizaba izifunguye ariko mukavuga mukitsa ku kintu muvuga ngo kubera ibizira byinjiye ahera kubera ibyaha byakorewe mu rusengero live bitumye Imana iza byabaye muri 2024 tugeze 2025 yego na n'uyu munsi abantu bacyasenga ngo insengero zifungurwe ese iyo murebye mu kirere cy'umwuka nk'abantu mugira umugisha wo kugira ahandi hantu twe tutagera iyo mwitegereje mubona basi ari uburyo abantu bari guca bugufi bagahindukira Imana akamenya ko ari Imana yamunotse yavuze iri gukora cyangwa Imana iracyari mu kazi nepo Imana iracyari mu kazi kandi ibyaha bikomeje kuba byinshi hanyuma haruvuze ikintu cyo kuvuga ku nsengero hari Imana ije nizitwa ngo ziri gusenga Imana ije kuzikoramo umukwabo ikindi no mu bashumba Imana igezemo cyane cyane mu nsengero muri ADPR Imana igeze mu bashumba pe ije gukora isaka Imana ije gukora ivugurura mbese nabitwa ngo barimo bagiye mbese harimo abo bagiye gusezerera bagiye kwicara kuko Imana ikabije mbese ibizaha by'abantu bikabije kuba byinshi ku Mana yego reka tuwe duhiniye ahangaha ibyo tubyinjemo twagira ahantu hanini cyane nangiye kwibaza ni kubera iki ADPR buri munsi ese ntibizira byimukiye ariko reka tugakupe buri wese ari ukanyandikiye muri comment asubize ubutaha tuzabonamo icyo tuganamo dusesengure ibibazo biri kuvuga muri ADPR kubera icyo ubuhanuzi buri kuza muri ADPR ko Imana ariho yibanze cyane tinze cyane turebe impamvu yo kandi tuzamenya impamvu ye kuko tuzasanga Imana atari uko ihanze wenda hari ibyo imanzi hasukuremo tuzabyinjamo cyane reka tugushimire ariko nepo reka nkubwire gatoya iyo urebye ubona mwuka wera w'Imana yaragiye mu bantu kera ndibuka iyo wahuraga n'umuntu ukamusuza mwese muri abakozi b'Imana mwuzuraga mwuka wera iyo wabaga ukimusuhuza ukimugwamo mwuzuraga mwuka wera kubera iki uyu munsi ariko urebye uyu munsi nta bikibaho ntabyo wenda n'ibiki kintu mvuze ari ukubeshya mu nyomozi Bibiliya yavuze ngo minsi imperuka zaza ibihe birushya ngo n'urukundo rwa benshi ruzakonja urukundo mu bakirisitu rwarakonje mu bashumba rwarakonje ubundi iyo mushumba iyo aragira intama arazimenya intama arazuhira ariko iyo urebye ubu ngubu ubona abashumba ntago intama bazimenya ahubwo intama bo barazonka n'amaraso bakayonka n'imitsi bakayonka ibyo rero nibyo bitumye Imana ije kugira gute nibyo bitumye Imana ije gukora isaka mu kintu cyitwa isengero umuririmbyi yaravuze ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo ntago ari muri ADPR gusa nyikomozeho ahantu hose yitwa ngo hari isengero nukuri Imana ije gukoramo iki ije gukoramo umukwabo mu bashumba urukundo rwarakamye mbese nta mwuka wera w'Imana mbese abantu mbese inda niyo twashyize imbere ariko ntabwo byari bikwenga inda tuba dushyira imbere bizari bikwenga ijambo ry'Imana na mwuka wera aba ari byo tugira gute aba ari byo dushyira imbere abapfakazi barabarya imfubyi barazirya abakene barabarya ibyo rero nibyo bitumye Imana iza kugira gute nibyo bitumye Imana iza Imana irababaye mbwira abantu ngo Imana igize gute Imana irababaye yego Imana irababaye kandi koko hari n'ibintu umuntu ari akavuga ati koko n'umuntu ubwe bikamubabaza nkaswe Imana yagize bavuze ngo mbere mwarahuraga mugasuhuzanya hari umuntu twaganiriye mu minsi ishize hamwe ngo akantu ka viziyo kagiye kurimbuza abantu benshi ariko nibyo
akantu kitwa viziyo mu barokore n'iterambere wibihishe kandi si iterambere ahubwo ni iteranyuma. Ndi kwibaza rero ako kantu kitwa terambere kitwa viziyo, nimba ari umuhungu nimba ari umugore ntabwo meze ko uwo muntu witwa viziyo n'umuntu witwa terambere. Nyine ibyo akenshi usanga niyo gari umuntu wavuga ati muri viziyo tugeze mu bintu bigomba kugenda gucya. Ariko nagiye nkubaze ngize umugisha, ese no mu mwuka nawe uko umwuka twari dufite nda n'urugero muri 80 uyu munsi yarahindutse yagiye mu iterambere nawe. Nyine mba nkubwire Nepo nibyo ibyo by'iterambere nibyo, ariko ntabwo byari bikwiye kugira ngo iterambere rize n'umwuka wera w'Imana wimuke. Umwuka wera w'Imana yimutse mu bantu, mu bahanuzi yarimutse, mu bavuga butumwa yarimutse, no byagera mu pasiteri bo warimutse cyane cyane cyane, kandi ntabwo byari bikwiye ngo gire gute, ntabwo byari bikwiye ngo yimuke. Yego ubuzi kuri umuturage wowe. Ndi umuturage, ndabizi ko ndi umuturage. Niko kwita nyine iyo wabonye umuntu wambaye gutyo ntabwo bikigezweho. Kubenjewe ibi ariko birambereye ni nabyo nkunda. Benshi rero bari kugenda bahindura imyifato kubera ko kantu ngo nta muntu ngo twamugura ngo n'umuturage dutega ibitambaro baje gushyira amakara. Sinzanakireka ni umva Nepo no kuvana kera mu bukumi bwanjye nkiri umwana mbyiruka ntabwo nzi kwambara ibintu bigufiya. Umuririmbyi aherutse kuririmba ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Reka nkubwire ngo uwo mujyo n'iyo ndirimbo ijye gufasha mu minsi yose kandi zarinda benshi. Turagushimiye, reka tugusabe noneho usenge Imana tugezeho ubutumwa Imana ishyize ku mutima wawe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri mwiza, ubere mwiza, bagutegereje nuhabwe icyubahiro. Turagushimiye ko wabanye natwe, wagize neza, waturinda umuyo n'ubugingo nuhimbazwe. Haleluya, haleluya. Turagushimiye mwami, warinze abapapa, urinda abakobwa, urinda ababyeyi. Turagushimiye mwami ko waturinze, twongeye kugera mwami ku musaraba, nuhabwe icyubahiro. Turacyahumeka, abagaragu baracyahumeka, abajakaze baracyahumeka. Turavuze ngo niwamamare mwami. Dusenge abantu badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, abadiaspora. Yesu turasenze, mwuka wera w'Imana abahe mwami, mwuka wera w'Imana herekeza iri jambo, mwuka wera w'Imana akora imirimo n'ibitangaza, mwuka wera w'Imana agere mu bapapa, mwuka wera w'Imana agere ku bakobwa, mwuka wera w'Imana agere ku basore, mwuka wera w'Imana agere ku rubyiruko mu izina rya Yesu. Kuko aho mwuka wera yageze ibintu birahinduka, aho mwuka wera yageze ibintu arabisobanura, aho mwuka wera yageze atanga agakiza mu izina rya Yesu. Mana turasenze kugira ngo udushyigikire icyo bagambiriye gukora uyu mugoroba ugikore. Ntabari ngiye amasamweri wicaye ku iyi kamera, imbaraga z'Imana ziganze, imbaraga z'Imana zishyigikire, imbaraga z'Imana zingote mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese wumvira ijambo Mana, haleluya haleluya, ahindurwe n'imiburo yawe ko kuri Imana yo kwizerwa. Ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirarimbura, ijambo ryawe rirubaka. Ni waya sire bone drome fo heradistase fo rapaya sizinima. Uwiteka unyemere bimenyekane ko ari we Mana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dusenge abantu bose badukurikiye kugira ngo bahemburwe n'ijambo ryawe, abari mu bizaho bahe guhinduka, abari mu bizaha bace bugufi mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, nasomye ijambo rirambwira ngo uwumvise byinshi azabazwa byinshi, ngo ndetse n'uwamenye bike azabazwa mwami azabazwa bikeya. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo Data wa twese iri jambo rihindure benshi mu izina rya Yesu. Unyemerere mwami, imbaraga zawe ziganze, mwuka wera w'Imana aherekeza iri jambo. Haleluya haleluya. Ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo rya muntu waryizeye ntabwo ajya akorwa n'isoni, ijambo rya muntu waryizeye ntabwo ajya mwara, ijambo rya muntu waryizeye rimubeshaho. Dufite ibihamya, ngaho nuhabwe icyubahiro ko kuri Data wa twese mwiza. Urakoze Jehova Jire, urakoze Shama mu izina rya Yesu. Dufashe imigambi y'umwijima katika jina la Yesu, dufashe imigambi y'abacwezi mu izina rya Yesu. Bazimu bakorera mu kirere
mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hanyuma ndabashuhuje abantu badukurikiye, ninjye Mama Samuel, ndavuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Amen. Duherukana kera 2024, ariko umurimbyi yaravuze ngo twaherukanaga kera, nyamara noneho dusubiye kubonana tutishwe n'ibya. dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Haleluya. Hanyuma mbwira abantu badukurikiye, dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Ndabashuhuje amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Abantu badukurikiye, abadiaspora bari muri Amerika, muri Canada, hano iwacu Rwanda, igihugu cyiza, abari Burundi, za Kenya, turavuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Amen. Haleluya. Abantu badukurikiye ku musaraba, kwino yabivuze TV n'andi macano, turavuze ngo Imana yo mu ijuru igire gute, ijye bahereza umugisha. Amen. Haleluya. Tugiye gusoma amagambo y'Imana. Imana ishimwe. Ariko mbwira abantu ngo bareke ku bindi byose bishingikirizeho, bishingikirize kuri Yesu. Amen. Papa wishingikirize kuri Yesu, mama wishingikirize kuri Yesu, wa mukobwa wishingikirije kuri Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Wa mubyeyi udukurikiye wishingikirije kuri Yesu, mbwira urubyiruko ngo nirwishingikirize kuri Yesu. Amen. Kuko iyo wishingikirije kuri Yesu ntabwo umwara, iyo wishingikirije kuri Yesu ntabwo ukorwa n'isoni, iyo wishingikirije kuri Yesu ntabwo usera. Mbwira abantu ngo nibishingikirije kuri Yesu. Amen. Haleluya. Tugiye gusoma amagambo y'Imana, ariko ijambo ry'Imana ni inkomezi, ijambo ry'Imana rijya rirema, ijambo ry'Imana rijya rizura, ijambo ry'Imana rijya ritanga imbaraga, ijambo ry'Imana rijya rigira gute, rijya ritanga agakiza. Haleluya. Mbwira abantu ngo bave mu bintu bidafite umumaro. Imana ishimwe cyane. Amen. Bave mu bintu bidafite umumaro, bagire gute, bashaka Uwiteka. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Yobu 28. Haleluya. 28. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute, niko kujijuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntangariza abantu ngo bave mu bizaha, ntangariza abantu ngo bave mu businzi, ntangariza abantu ngo bave mu kugambana, ntangariza abantu ngo bave mu bugome, ntangariza abantu ngo bave mu nzangano, ntangariza abantu ngo bave mu mashyari. Haleluya. Ntangariza abantu ngo bave mu kuraguza, ntangariza abantu ngo bave mu guterekera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya yarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni ku Uwiteka avuga, ni wayasire bore drome. Ijambo ryarambwiye ngo urabikora nka kwihorera, ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana ishimwe. Ibintu ukora abantu batakureba, Imana yonyine irakureba. Haleluya. Ibintu ukora inshuti zitakureba, Imana irakureba. Haleluya. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibintu byose wakwishingikirizaho udafite inzira z'igisiyoni ni zeru. Ibintu byose wakwishingikirizaho udafite agakiza ni zeru. Haleluya. Mbwira abantu ngo Imana ije guhemba no guhana. Mbwira abantu ngo Imana ije gukora isaka. Muvuga butumwa Imana ije gukora isaka. Mushumba Imana ije kubarura. Muhanuzi Imana ije kubarura. Mudiyakoni Imana ije kubarura. Haleluya. Muririmbyi Imana ije kubarura. Ntangarize abaririmbyi, umuntu ufite mwuka wera w'Imana ntabwo yambara mini mu rusengero. Umuntu ufite mwuka wera w'Imana ntabwo aterwa n'ubwibone. Umuntu ufite mwuka wera w'Imana ntabakora ibyo kamere imutegetse. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niba uzi ko udafite kubaha Uwiteka, ibintu byose wishingikirijeho ni zeru. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
haleluya. ntangariza abantu ngo ibintu byose waba wishingikirizeho udafite inzira z'igisiyoni imbere y'Imana ni zeru. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Wakwishingikiriza kuri diporome ariko udafite inzira z'igisiyoni imbere y'Imana ni zeru, nta kivuze. Wakwishingikiriza ku mashuri udafite inzira z'igisiyoni, ibyo ntacyo byaba bimaze. Wakwishingikiriza ku mafaranga utubaha Uwiteka, ibyo ntacyo byaba bimaze. Wakwishingikiriza ku bakomeye udafite inzira z'igisiyoni, ibyo ntacyo byaba bimaze. Wakwishingikiriza ku mazu meza udafite inzira z'igisiyoni, ibyo ntacyo byaba bimaze. Wakwishingikiriza kuri diporome na viza udafite inzira z'igisiyoni, utubaha Uwiteka muri wowe, ibyo ntacyo byaba bimaze. Ni wayasire bone drome fo tayasire bone sasoma. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mu byandiko kujijuka. Papa uracyubaha Uwiteka, munyamasengesho uracyubaha Uwiteka, muvugabutumwa uracyubaha Uwiteka, mushumba uracyubaha Uwiteka. Banza wisuzume urebe niba ufite urwandiko rw'inzira, banza wisuzume urebe niba ufite impamba y'urugendo, banza wisuzume papa, mama banza wisuzume, mukobwa banza wisuzume, rubyiruko nimwisuzume. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo Imana ntabwo itinze. Haleluya. Birashoboka ko Imana yatinda ariko urupfu ntabwo rutinze. Imana ishimwe. Abantu mumeze mute? Abantu kuki mutumva? Ibiti mwabivuniyemo ibiti, amatwi mwayavuniyemo ibiti. Imana yambwiye ngo iraje, igeze ku bapapa, igeze ku basore, igeze mu babyeyi, igeze mu bakomeye. Yesu yambwiye ngo abantu nimuhinduke kandi muhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi ni wayasire drome kuva mu byaha niko kujijuka. Banza wisuzume uhagaze hehe. Ntabwo ubusinzi bugutwaye, haleluya. Ntabwo ibiyobyabwenge bigutwaye, ntabwo doroge zigutwaye, ntabwo ubusambanyi bugutwaye. Mbwira abantu ngo abantu mwihane. Twaravuze mwanga kumva. Imana ishimwe. Muravuga ngo niko byahoze. Imana yambwiye ngo igiye guteza mu gigirimbura mu bantu. Haleluya, haleluya. Ariko distance phone wa edrome, Yesu yambwiye ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Imana ishimwe. Hunga inkota y'Uwiteka mama, hunga inkota y'Uwiteka papa, hunga inkota y'Uwiteka mushumba, hunga inkota y'Uwiteka mu kirisitu, hunga inkota y'Uwiteka. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo ije mu bantu, ibyaha bikabije kuba byinshi. Abantu bari kunywa ibyaha, abantu bari kunywa ibyaha nk'abari kunywa amazi. Amena. Abantu bari kurya ibyaha nk'abarya ibiryo. Haleluya. Najya nkubwire ngo nutihana uzapfa. Nibyo ntawe utazapfa, ariko se nupfa uzajya he? Amen. Mbwira abantu ngo urupfu rw'umukiranutsi n'urupfu rw'umupagani biba bitandukanye. Harimo itandukaniro rikomeye. Haleluya. Umukiranutsi yapfuye apfira mu biganza by'Imana, apfira mu gituza cy'Imana. Abantu bagiye gutera komete bavuga ngo mbese warapfuye. Ntabwo napfuye, ntabwo mbizi, ariko iri muri njyewe iri kubimbwira. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo abantu nimwezwe, abantu nimuve mu byaha. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Nagira ngo nkubaze uyu mwanya, mbese upfuye waherera he? Uhagaze mu ruhe ruhande? Ntabwo ubusambanyi bukwishe, ntabwo ubusinzi bukwishe, ntabwo ugambana bikwishe, kuraguza ntabwo bikwishe. Abantu mutinye Imana, abantu mwakumenyera Imana, muhindishwe umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo ije kubarura, Imana ije kunyura mu bantu. Imana inyuze ku isi yose. Imana irambwiye ngo inyuze mu bihugu bitandukanye. Impfu zikomeje kuba nyinshi, Imana iteje mu gigirimbura. Bibiliya yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Abantu bakomeye baje gutambuka barapfuye. Abantu mukomere kuri Yesu. Abantu mwishingikirije Yesu. Yesu niwe buhungiro, Yesu niwe bwugamo.
Imana ishimwe. Haleluya. Utangarize ngo uhungiye kuri Yesu urahe gukorwa n'isoni. Uhungiye kuri Yesu akubera umutabazi. Uhungiye kuri Yesu akubera umujyanama mwiza. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kujijuka. Nagira ntangariza abantu badukurikiye, abantu muve mu buzaha, mama va mu buzaha, papa va mu buzaha. Haleluya. Musore va mu buzaha. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo abantu baje gupfa, Imana igeze mu bakome barapfuye. Haleluya. Ariko sisuzume. Ushobora kumva ko ukomeye uri igihangange, ariko ntabwo uri igihangange. Yesu niwe gihangange, Imana niwe gihangange. Haleluya. Ndagira ngo mbwire ngo twagiye tubona abantu bakomeye bagiye bapfa, icyubahiro cyabo kikarangirira mu itaka. Haleluya. Ariko iyo wishingikirije kuri Yesu hakubera ubwugamo. Iyo wishingikirije kuri Yesu hakubera ihema. Iyo wishingikirije kuri Yesu hakubera umutaka. Iyo wishingikirije kuri Yesu hakwambutsa sonanya ko batari kuzakwambutsa. Iyo wishingikirije kuri Yesu hajya yica imigambi yicakura. Mbwira abantu ngo nimuve mu buzaha. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kujijuka. Banza wisuzume urebe ibintu wasize imbere, urebe ko nta zindi mana wimitse muri wowe, urebe ko nta bapfumu wimitse, urebe ko nta miti ukoreraho. Mbwira abantu ngo bari gukorera ku miti, Imana ije kunyura mu bucuruzi bwabo. Imana irambwiye ngo mbwira abantu bari gukorera ku miti, bafite izindi mbaraga bishingikirije, bafite izindi mbaraga binjiyemo. Imana iri kumbwira ngo ije gukora ibarura ku buzima bwanyu, kandi Imana ije gukora isaka. Ikindi ibyo bintu muri gukoreraho ku miti, Imana ije kubitesha agaciro kugira ngo izina ry'Imana rigire gute? Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Banza wisuzume urebe ko nta zindi mbaraga muri wowe wimitse. Banza wisuzume urebe ko nta yindi mana muri wowe. Haleluya. Wimitse atari Imana imwe rukumbi. Imana ishimwe cyane. Banza wisuzume. Mbwira abantu badukurikiye mubanza mwisuzume. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ije kubarana n'abantu. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kujijuka. Haleluya. Mbwira abantu ngo nibive mu buzaha. Ibintu byose waba ufite udafite kubaha Imana ni zero. Amen. Amashuri yose waba ufite, amafaranga yose waba ufite, ubutunzi waba ufite, ubwenge waba ufite, amashuri waba warize, n'uwo warize kaminuza ukiga degitora, icyubahiro ni icy'Imana. Ibindi byose bizagira gute? Ibindi byose bizashira. Amen. Ntangariza abantu, Imana igeze mu bantu. Niba uzi ko utubasha Imana, Imana ije kugusekura, kandi ubwo igusekuye irakwishira naguha. Ariko niba uzi ko wizeye Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Niba uzi ko wizeye Imana ntabwo uzamwara. Haleluya. Ariko niba uzi ko muri wowe uzi ko hari izindi mbaraga winjiyemo, Imana ije kukwica. Kandi Imana ikubise muri kinubu, Imana ikubise mu cyicu. Abantu benshi bamaze igihe bambwira ngo kuki uhanura ibintu bikakaye, iyo Mana yawe irica. Amen. Imana itaragiriye ibambe Mose, yarayoboye ubwoko bw'Imana imyaka 400. Haleluya. Inzara ikabica bagahondagurwa. Itaragiriye impuhwe Mose, ntabwo njyewe izangira impuhwe, nawe ntizakugira impuhwe, mushumba ntizakugira impuhwe, muhanuzi ntizakugira impuhwe, muvugabutumwa ntizakugira impuhwe. Icyo Imana ishaka ku bantu ni uko abantu mwezwa, nta kindi mupfana n'Imana. Ikindi ntangariza abantu, ubugingo ni ubw'umuntu ku giti cye. Ubugingo ni ikinege ku giti cy'umuntu. Imana ishimwe. Umugore azagenda umugabo asigare, umugabo azagenda umugore asigare. Haleluya. Birakwiye ngo wishakire Imana ku giti cyawe kandi nta nzitizi. Amen. Ntuzitwaze ngo umugabo atumye ntakorera Imana, ntabwo bishoboka. Ntuzitwaze ngo umugore atumye ntakorera Imana, ntabwo bishoboka. Ubugingo ni ikinege ku giti cy'umuntu. Mbitangariza abantu bose cyangwa isi yose igize gute inkurikiye. Amen. Nongere mbwira abantu, Imana itaragiriye impuhwe, Imana ishimwe, itaragiriye impuhwe Mose, nigiriye impuhwe Samusoni, ntabwo ari wowe izagirira impuhwe. Icyo Imana ikeneye ku bantu ni uko abantu mwezwa. Icyo Imana ikeneye ku bantu ni uko abantu bakizwa. Icyo Imana
dukeneye ku bantu ni uko bamaramaza. niba uzi ko uri umusamba Imana izakwica upfe baguhambe. niba uzi ko uterekera Imana izakwica kandi izo nyabingi ufite n'ayo mahembe ufite ntacyo azakumarira. ntazaguha ubugingo, nta nubwo azagukura mu rupfu, nta nubwo azagukura ahakomeye. nagira ngo nkubwire ngo ibyo wacishije, ibyo muri wowe wibikiye muri wowe, ibyo nibyo bikwishe. Haleluya, haleluya. ntangariza abantu badukurikiye, abantu muve mu buzaha. ijambo ryavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwe, kandi ni waya sire bone drome fo hera distance fora power. kuva mu buzaha niko kujijuka. abantu nimuhinduke, kandi muhindurwa n'ijambo ry'Imana, muhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. ntangariza abantu kuri kw'Imana nkorera. Imana irica kandi igahamba igashingura. yamana kukwica ukibagirana. mwibuke mw'abantu mwe mbabwire, aha turi hahoze abandi, natwe tuzahava hagire gute haze n'abandi. ntabwo Imana izita ku cyubahiro ufite, ntabwo Imana izita ku gihagararo ufite, ntabwo Imana ijya yita ku buranga umuntu afite. icyo Imana yitaho ni umutima umenetse. icyo Imana yitaho ni umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka. haleluya. mbwira abantu badukurikiye ngo abantu muve mu byaha. amen. haleluya. nepo abantu bave mu buzaha. amen. mbwira abapapa bave mu buzaha, abagabo muve mu buzaha, abasore muve. ni ukuri kwiyera. uyu mwaka Imana ije gutezamo ibintu bikakaye, ariko ntangariza n'abantu bubashye Imana. ni ukuri uyu mwaka harimo ibisubizo by'abantu bubashye Imana. Yesu ari kumbwira ngo mbwira abantu bihanganiye Imana. Imana ikabakaranga bagacurwa bakaguma ku munara w'Imana. Imana iri kumbwira ngo uyu mwaka urimo ubutabazi, ariko urimo no kwica. harimo ibintu bibiri, harimo ubutabazi, harimo no kwica. nongeye ntangariza abantu uyu mwaka urimo ibisubizo, urimo n'ibihano ku bantu babanye n'iki n'Imana. amen. mbwira abantu ngo abantu bareke ibyo bishingikirijeho byose, bikomeze kuri Yesu. amen. mugiye kumva inkubi nyinshi z'indwara, mugiye kumva inkubi nyinshi z'amazi agiye gusha. ntabwo bivugiye kuri ariya yahiye muri Amerika. Imana iri kumbwira ngo ntangariza abantu mukizwe, ibindi byose mwishingikirijeho mubishyire hafi. icyubahiro ni icy'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. ibindi byose bizagira gute? ibindi byose bizashira. Imana ibahereze umugisha. abantu nibishingikirize ku Uwiteka, ibindi byose bizashira. abantu ziburakomeye, ibindi byose bizagira gute? bizashira. nepo Imana ije gukubura mu bantu. Imana ije gufata ibishingo bishyira ukwabyo. Imana ifashe isabune ije gufura. mbese hari ibintu Imana ije gukuraho bidafitiye Imana umumaro. amen. ikindi ntangariza abantu, Imana igeze mu bashumba. nepo hari abantu Imana igiye gufata intebe zabo. amen. mbivugire ku iyi kamera, hari abantu Imana igiye gufata intebe zabo b'abashumba izubika. uko nubitsiye intebe niko hari intebe z'abantu bakomeye Imana ije kugira gute? ije kubika. nimara kuzubika, hari ba Dawidi bakibereye mu ishyamba batazwi, batagize gute? batazwi. hari ba Dawidi bakiri mu ishyamba batazwi, ariko bakiri mu kuri kw'Imana. ikindi bakiri ba Mwuka Wera w'Imana. amen. Imana yambwiye ngo hari intebe z'abantu bakomeye Imana ije kubika. amen. nimara kuzubika, cyane cyane mu bashumba, mu bavuga butumwa. haleluya. amen. kuko hari abantu bamaze kurya bimika inda, aho kugira ngo bimike ijambo ry'Imana cyangwa bimike Mwuka Wera, bimika inda zabo. Imana yambwiye ngo hari ba Dawidi bakiri mu ishyamba batazwi. Imana ba Dawidi irabazanye, nimara kubazana ibicaze ku izi ntebe. igire gute? ibicaze ku ntebe. kandi nepo ni ukuri kwiyera. ntangariza umuntu uzi ko wasenze Imana by'ukuri, ntabwo Imana izamukoza isoni, nta nubwo Imana izamuteza abantu. ariko niba uzi ko wakoreye Imana uyibeshya, niba uzi ko wakoreye Imana uyibeshya, uyiryarya, uyisheshenga, nayo ije kugusheshenga. ikindi menya ngo ibizago n'amakuba birakuziye. ariko ni umuntu wabeshya Imana. ntangariza abantu bankurikiye, ni umuntu wagize gute?
wabeshye, ni umuntu wabeshya Imana akayiryarya akayisheshenga. Amen. Uwo muntu nawe Imana ije kugira gute? Ije kumusheshenga. Imana iri kumbwira ngo mbwire abantu badukurikiye, Imana yongeye gusubira mu matorero, ije gukora isaka, ije kugira gute? gusaka. Imana ije gusaka. Hanyuma nimara gusaka hari intebe Imana yubitse, nimara kuzubika hari ba Dawidi bakiri mu ishyamba, Imana ije gushyira kuri teri bakavuga ukuri kuri mu mutima wabo nk'uko Imana yagize gute? Yakubahaye. Amen. Mbwira abantu badutangarize, abantu nibakizwe. Amen. Abantu bagire gute? Abantu bakizwe, abantu bagiye gupfa, abashumba bagiye gutaha, birakwiyenga abantu mube maso. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka ati nawe ye. Mbwira abantu badukurikiye, upfuye wapfira muri Satani cyangwa ni muri Yesu Kristo? Buri muntu wese yisuzume ahantu ahagaze. Kandi ni ukuri uyu mwaka harimo ubutabazi, harimo n'ibintu bikakaye. Ibigiye gusengesha abantu bigiye kuba byinshi. Nudakorera Imana ugifite uburyo, n'umwana wazagusengesha. Nudakorera Imana ugifite uburyo, n'umugabo azagusengesha. Nudakorera Imana ugifite uburyo, Imana izaguha ibyo kurya iguteza diyabete cyangwa kanseri, nayo igire gute? Igusengesha. Mbwira abantu ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa. Umunyabyaha wese areka ingeso ziwe agarukira Uwiteka, nawe aramagurukira. Rero ntangariza abantu badukurikiye, Imana ibahereze umugisha. Yego. Reka tuvuge ngo nawe Imana iguhe umugisha. Yego. Urakoze cyane kubwo kumvira umwuka. Nkunda kuvuga ngo habwa ubutumwa bwose nawe ko babujyana. Yego. Nawe ko babujyana, ariko wowe ubabaye intwari ugatambutsa ubutumwa Imana yaguhaye. Reka tuvuge ngo Imana igumeze igushyikire, kandi amavuta n'igikundiro ko abantu benshi bazi igikundiro muri minsi gikwatiho nacyo kikuboneka mu izina rya Yesu. Yego. Turagushimiye cyane. Hari akantu wavuze mu kanya uravuga ngo ntago uzi ngo abapfa bakiranutse kuko bagenda, ariko birabihamya ivuga yuko urupfu rw'umukiranutsi ari rwiza. Abantu bataza kubyibazo cyane na Bibiliya bishimangira, kandi twemera Bibiliya. Hahirwa byonyine ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka ati nibaruhuke. Abantu bakwibaza ngo se ngo warapfuye, akanabaza ngo muri bimaze ngo warapfuye, Bibiliya bihamya n'umwuka weragateraho kashe. Reka tugushime cyane. Hari ibintu byinshi wagiye uvuga ko bigiye kuza, ariko se uyu munsi hakorwa iki kugira ngo hari icyo cyago gitatugeraho? Nepo nugusenga. Nugusenga. Yego. Nugusenga pe. Nugusenga. Gusa Imana iri kumbwira ngo nukuri igeze mu bakomeye. Igeze mu bakomeye, hari abashumba bagiye kuzapfa, ariko bisuzume bavuga ngo mbese nidupfa tuzajya hehe. Nicyo cya mbere. Kuko namaze kumenya ko mwisi si iwacu, mwisi turabashyitsi, turabimukira, mwisi turabagenzi. Mbwire rero umuntu uri gukururwa n'isi n'iraye ry'ibyisi, wowe urapfuye nturaye. Ikindi mbwire umuntu wese ushukwa n'umubiri yambaye, umubiri urabora ukajuginya. Imana bahereza umugisha. Imana iguhe umugisha. Nshuti bavandimwe mwe kumwe natwe muri kano kanya, tubashimiye ko mwatangiranye natwe mukamusozanije natwe. Reka tuvuge ngo namwe Imana ibaho umugisha, kandi umusanzu wanyu wo kumva ijambo ry'Imana, Imana ibashyigikire, kandi tubasabiye kugira umwuka wera w'Imana abange kugira ngo mashe kumva ikimwuka abwira amatorero muri no minsi ya none. Mama Samuel turagushimiye, nawe Imana iguhe umugisha, ariko kandi birashoboka ko hari umuntu wagukenera afite ibyo ashaka kubaza, yifuza ko musenga no kujya usengera n'abantu, ashaka no kubaza ibirenze hejuru ubutumwa, kuko hano ni kuri kamera, ariko agubye byose agwamagaye mu butumwa birambuye. Reka tugusabe utange nimero za telefone. Nomero zanjye ni 078 6karindwi 37308, 078 6karindwi 37308. Hanyuma reka dusenge. Ariko muri mbya yaravuze ngo kandu kwikunda umwana wayo, jeni kwinkunda nakwiriye, narumugome nukwima Yesu, ngambambirwe ku musaraba.
muborero mubo yacungu jayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mu isi yose. Mana yacu uri mwiza, Imana nziza, ubereye mwiza, Imana idukunda, nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana yo kwizerwa mu isi no mu ijuru. Nupfukamirwe nuhimbazwe. Turagushimiye mukunzi, turagushimiye Arishadayi, turagushimiye Adonayi. Uri Imana idahinduka, uri Imana itananirwa, uri Imana idacogora. Twumvise ijambo ryawe, ijambo ryawe ni imururo, ijambo ryawe ni inkota itera igahinguranya, ijambo ryawe Mwami turasenze abantu bose bagiye kumvira ijambo, unyemere bahereze guca bugufi mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese uri buryumve nirica mu gutwi ngo risohokere mu kundi, ahubwo Mwami Imana umuhe kurizirika ku nkingi z'umutima, ayiwe rigira imizi rishore, kandi nimara gushora rimere n'amashami mu izina rya Yesu Kristo. Imana nishimwe. Umuntu wese uri bwumvira ijambo, aba ari umupapa cyangwa umusore, aba ari umubyeyi cyangwa umukobwa, ahindishwe umushyitsi n'imiburo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo rigere mu bihugu bitandukanye kandi rizure. Haleluya. Ryongere rizure Mana, rizure imitima iguye umwuma, rizure imitima yari yumagaye mu izina rya Yesu Kristo. Ni waya sire bone drome fo era distance fo. Umurimbyi yavuze ngo aracyakira aracinzererezi. Uwiteka wera wa Isiraheli, birashoboka ko hari abasore bakubereye ibirara, bebe ko hari ababyeyi bakubereye ibirara, bebe ko hari bakubereye ibirara, ariko unyemereye mukunzi wowe ugira ikirema warangiza ukagikomeza. Iri jambo Mwami umuntu wese uri buryizere abone neza yawe, abone impinduka, abone feva, abone imbaraga zitsinda, imbaraga zinesha, imbaraga za Mwuka Wera, imbaraga z'agakiza mu izina rya Yesu. Urakoze mukunzi, urakoze Jehova, tubisabye twizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service.